twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, turabasuhuza kandi dukomeza kubifuriza kubana natwe kuri uyu murongo tubagezaho byinshi bitandukanye n'impuguro zitandukanye mudashobora kubona ahandi, ndetse harimo na zimwe abantu benshi iyo bazigezeho bumva zidakwiye kuvugwa kuko zitajyanye n'imico yabo, ariko bakirengagiza yuko ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kuko byose bibereyeho gutwigisha. Bityo rero tukaba tugomba kwemera kuvuga tukavugisha ukuri nk'uko Imana yabishatse. Ndetse no mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cyaho cya 22 ku murongo wa 18 batubwira ngo ntihazagire ugira icyo yongeraho cyangwa ngo agire icyo akuraho. None si ubwo wowe utinya kuvuga ibintu uko bimeze, ntushobora kuba utinya kuba wabigaragaza kuko wowe wumva utabisobanukiwe. Icyo gihe rero niba wanze kubigaragaza uba ugabanyije. Tugomba kubwira abantu byose, na Yesu yaravuze ngo mugende mwigishe abantu bose bo mu mahanga, mugire abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi tuzi yuko ibintu byose byanditswe muri Bibiliya biba bivuga kuri Yesu. Turagarutse kugira ngo tuganire nk'uko bisanzwe. Ni Pasiteri Albert muri hamwe. Ubushize duherutse kuganira ku musaraba, inshuro ebyiri zose twavuze ku musaraba, ariko dusoza twerekana ko umusaraba atari igiti gihagaze n'igitambitse, ahubwo umusaraba ni nkaho ari urufunguzo rwaje gufunga ubwenge bw'abantu kugira ngo batumva cyangwa ngo basobanukirwe. Yesu rero akaba yarazanye urufunguzo rwo gufungura ubwenge bw'abantu. Ubwo bwenge bw'abantu rero kugira ngo bashe gufunguka, Yesu yararuzanye, urufunguzo turarufite, ariko abantu ntabwo babyemera. Niba rero mutabyemera, uyu munsi ndashaka kugira ngo mbahe ingero nkeya, ndetse no muri iyi minsi tuzagenda tuziganiraho kugira ngo mubashe kumva ko abantu koko bafite umusaraba, bikoreye umusaraba, bafunze mu bwenge, bikaba byo bituma badashobora kugera ku Mana. Yesu nibwo yabwiye abantu muri Matayo 15 ku murongo wa 8 kugera ku wa 10, arababwira ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa kuko inyigisho bigisha ari inyigisho z'abantu, ndetse bansengera ubusa kuko inyigisho bigishijwe ari iz'abantu. Niyo mpamvu rero tuve mu nyigisho z'abantu, tureke kumva ngo ni inyigisho z'inzaduka. Izi nyigisho twigisha zabayeho kuva kera, kuva Imana yatangira kugirana umushyikirano n'abantu. Ahubwo wowe uzita iz'inzaduka, banza wemere ko aribwo zikikugeraho. Tukunze no guha abantu umwanya tukavuga ngo jyewe muha amezi 3 gusa, twicarane twigane usuzume, nusanga narakubeshye wigendere. Nawe noneho ujye kubera igihamya abandi, ubereke yuko inyigisho zidasobanutse. Ariko ubanze urebe, twebwe twifuza ko umuntu ubwe ari we wihererwa ubuhamya n'ibimuri kumuhindukaho kuri we. Ndimo no gutegura ibyigisho cyangwa ibiganiro, ndashaka gufasha mbere na mbere abantu bubatse ingo. Maze kubona yuko mu ngo nyinshi harimo ibibazo byinshi cyane, nkaba nifuza ko abantu bakira. Abantu babishaka bubatse ingo bafite ibibazo, batwegere tubagire inama, kuko Imana yamaze kuduhishurira uburyo bwo gufasha abubatse ingo kugira ngo babashe kubaho neza. Uzi wese rero ko afite ikibazo, natwegere tumufashe kijyanye n'urugo, kijyanye n'uburyo bwo kubaka urugo, turifuza kubafasha. Ibindi biganiro ndimo gutegura
ni ugufasha abantu kumenya ibi bintu tubona bigaragarira amaso Imana yabiduhaye ku bwacu kugira ngo bidufashe n'imiryango yacu. Ariko murasanga umuntu akarwara gato akihutira kujya kwa muganga, urasanga umuntu ahura n'akantu gato cyane ugasanga arajya mu bapfumu na hehe. Ariko ibi bintu byose mubona n'iyi miti dukura kwa muganga ni ibikorwa muri ibimera, ni ibikorwa mu bintu byose duhorana nabyo. Turashaka kujya twigisha abantu kubikoresha rero kugira ngo bibafashe, bibatabare, haba mbere yuko bajya kwa muganga cyangwa se binabafashe mu buzima bwabo babashe kubaho neza. Biratangaje, hari ibintu byaje mu buzima bwacu ntitwasobanukirwa impamvu kuko n'ababizanye batifuje kutubwira impamvu. Iyo ugeze mu rugo urwo ari rwo rwose, ahantu henshi mu gitondo usanga bari kunywa icyayi wenda n'umugati, ariko ntabwo bazi ko kiriya cyayi umuntu wakizanye nta kindi kikumariye ahubwo ni umuti, kandi umuti urimo nta kindi ni amazi ashyushye. Kuko babonye rero dutinya amazi batwongereramo gushyiramo agasukari, ariko bishoboka wowe ayo mazi wayanywa yonyine. Ahantu hose ku isi abantu benshi barya ibiryo birimo umunyu, kandi ntabwo bazi yuko uriya munyu, tugiye mu bize siyanse, ni baze kuba ushyize mu biryo uje kunetraliza ibindi bintu by'abaside cyangwa ibindi byashobora kuba byagiye muri bya biryo. Wowe ukagira ngo ni ukugira ngo biryohe, ahubwo ni umuti ushyizemo uri buze kuza kugufasha. Ni uko nguko abantu benshi tubanye n'ibintu tutabizi, nguko uko abantu rimwe na rimwe twihutira ibitwangiza kugira ngo kurusha uko duha agaciro ibyubaka umubiri wacu. Nibyo biganiro by'uburyo bubiri rero nifuza kujya mbategurira mu minsi iri imbere, tukagera tubaho gato gato, kuko ntabwo mwabibona umunsi wose. Ndahamya ntashidikanya cyangwa se ndabakangurira kuzabikunda, kandi muzabikunda. Hanyuma tuzajya tubona mukora subscribe kuri channel yacu, ndetse na share na comment kugira ngo bifashe abantu benshi. Binashobotse abafite za Facebook n'ahandi mujye musharinga ibiganiro byacu, kuko ntabwo ari twe muri gukorera, nta nyungu yindi tubitezemo, ahubwo no kugira ngo buri umuntu wese afashwe, ahishurirwe ibyo abanye nabyo atarabizi. Murakoze rero. Kuri uyu munsi ndifuza kugira ngo dukomereze ku cyigisho cy'umusaraba, ariko mbereke ibintu bifunze ubwenge. Nubasha kuhishura ibyo muhaye uyu munsi, uzambwire, uzaba uri mu nzira yo gutura umusaraba. Ariko niba utabasha kubihishura, umenye yuko ugifunze ufite umusaraba, ndetse ukuremereye. Utwegere, tukwigishe, tugusobanurire kugira ngo utandukane n'ibidutwaza igitugu. Ndabasabye rero, abari hafi n'abari kure, dukomeze kubana twuzuzanye kugeza igihe buri muntu wese azabona yuko Imana imukunda, buri muntu wese azabona yuko hari icyo Imana yamugejejeho binyuze muri twe. Dukomeze rero tubane, kandi byose birashoboka nk'uko Imana yabitwijeje. Turatangiye. Umusaraba ni imbogamizi cyangwa urufunguzo rufunze ubwenge bwacu, bituma tutabasha kumenya no gusobanukirwa igikwiye, bityo tugahora mu nzira ituyobya, aho kugira ngo tugendere mu nzira ituganisha ku Mana. Uyu munsi tugiye kuganira ku musaraba, ariko mu rwego rwo kumva uko abantu bafunze. Tuganire ku inzoga cyangwa vino. Usanga ahantu henshi banywa inzoga, mu bukwe bakoresha inzoga, ndetse mu Rwanda bakubwira yuko udatuye inzoga udashobora kubona umugeni. Ngo inzoga nginyorwa n'imfura, ngo inzoga n'imfura ngo ikanyorwa n'imfura.
ayo ni amagambo abantu benshi bakunze gukoresha. Ndabasabye rero mumbwire, Imana iravuga iki ku nzoga cyangwa vino? Turahera ku magambo yabwiwe umuryango w'umuntu witwa Samusoni. Samusoni yari umuntu ukomeye. Samusoni ni umuntu watoranyijwe n'Imana, ndetse yabonetse mu muryango hashize igihe barabuze umwana, hanyuma marayika arabagenderera. Mu gitabo cy'Abami ku gice cya 13 ku murongo wa 3 n'uwa 4 aravuga ngo marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu, nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya. Ngaya mabwiriza hawe umubyeyi ugiye kubyara umwana yari amaze igihe ari ingumba. Abantu benshi biyahuza inzoga kugira ngo barangize ibibazo, none we baramubujije ngo ntazigera anywa ku nzoga, kuko umwana agiye kubyara azaba ari umwana ahawe n'Imana. Uwo ni umuntu umwe Imana ibujije inzoga. Noneho tujya mu gitabo cya Yeremiya mu gice cya 25 ku murongo waho 27 n'uwa 28. Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 27 na 28 haragira hati, umutwe w'amagambo Imana ihana amahanga. Uzababwira uti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti, nimunywe musinde muruke mugwe ubutabyuka muzize inkota nzabateza. Nuko rero nibanga kwakira igikombe kiri mu ntoki zawe ngo banywe, uzababwira uti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga ngo kunywa muzanywa. Imana itegetse noneho Abayisiraheli ko bagomba kunywa inzoga. Amadini n'amatorero menshi yigisha kutanywa inzoga, none Imana yitegetse Abayisiraheli ubwoko bw'Imana kunywa inzoga. Ngaho nawe mbwira, niba Imana yarategetse abantu kunywa inzoga, wowe wigisha kutanywa inzoga, ubikura hehe? Ubikura hehe? Tusomye mu gitabo cya Yesaya igice cya 5 ku murongo wa 22 hari icyo Imana ibuza mu gihe unywa inzoga. Ntabwo ibuza kunywa inzoga, ahubwo irabuza, ifite ibyikubuza mu gihe unywa inzoga. Yesaya igice cya 5 umurongo wa 22, bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Nukuvuga ngo mu gihe unywa inzoga, reka kwigira intwari. Wowe nywa gahoro gahoro, witonze, uceceke, ucishe make, ntiwerekane ko ari wowe ufite icyo urusha abandi ngo kubera ko inzoga. Ariko usanga abantu mu bitaramo byabo, ndetse hariho n'abaziririmbira uturirimbo, abaziririmbira utubyino, icupa ryiza gacupa kanjye, urumva ari kubyinirira inzoga. Ibyo ngibyo Imana ntabwo ibishaka. Niba unywa inzoga, nywa witonze, ucecetse, usinde, uruke, urambarare hasi ntiwongere kubyuka. Ariko niba wigira intwari zo kunywa inzoga no kuzibyinirira, ibyo ngibyo Imana ntibishaka. Munyumve neza ibintu nibyo ndi gusoma muri Bibiliya, nta handi ndi kubikura. Ejo hatazagira uwuntera amabuye ngo ibintu navuze ntabwo biri muri Bibiliya. Nawe fata iyi mirongo uyisome uyumve neza, irisobanuye. Imana itegetse abantu, itegetse umugore wa Manowa, se nyina wa Samusoni, kutanywa inzoga. None irongeye itegetse Abayisiraheli kunywa inzoga. Ariko ibinyujije mu muhanuzi Yesaya aravuga ati, mujye mwirinda kwigira intwari. Unywa inzoga nanywe yitonze, acishe make, nasinda aruke aryame hasi.
iyo tuje noneho mu gitabo cy'imigani igice cya 31, imigani 31 ku murongo wa 6, baratubwira ngo inama umwami Lemuweli yahawe, baramubwiye bati ku murongo wa 6, ibisindisha wihe ugiye gupfa na vino uyihe ufite intimba mu mutima, mureke anywe urwo rushungandushyi rumutere kwibagirwa intimba ye. Kumbe inzoga tuzajya tuziha umuntu ugiye gupfa. Nujya kwa muganga ukabona umuntu wawe bamuvuye atari bubyuke, ageze ku munota wa nyuma, uwo muntu niwe guha inzoga akanywa, kuko n'ubundi abagiye gupfa. Ni ukuvuga ngo rero inzoga ntihabwa abapfu. Niba unywa inzoga nawe umenye ko uri umupfu, ugiye ugeze kuri nivo ya mbere ya nyuma yo gupfa. Haleluya. Ngaho rero aho igitabo cya Bibiliya kibera cyiza. Paulo mutagatifu nawe yandikira Timoteyo, umwana we yari yaribyarishije ubutumwa bwiza, yamugiriye inama mu gitabo cya mbere cya Timoteyo mu gice cya 5 ku murongo wa 23, nk'umubyeyi we umukunda amuha inama. Uyu murongo ni nawo abantu benshi bakunze kwitwaza iyo anywa inzoga. Baravuga ngo igice cya 5 umurongo wa 23 aravuga ngo uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe kukurwaragura. Rwango rero niba uri kunywa ka vino gake nuko uzaba uri umurwayi. Ubaye uri muzima ntago wakabaye unywa inzoga, wakabaye winywera amazi gusa. Ariko Timoteyo kuko inda yari yaramuteje ikibazo, bamutegetse kujya anywa inzoga. Iyo turebye mu migani igice cya 9 ku murongo wa 5, imigani igice cya 9 ku murongo wa 5, reka twumve. Imana iravuga iti ngwino urye ku mutsima wanjye kandi unywe kuri vino nakangaje, mureke ubupfapfa bubeho mwabaswa mwe, kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga. Imana nayo iri guhereza abantu inzoga yakangaje. Inzoga y'inkangaza irakomeye kuko ari ubuki ndetse buba butavangiye. Nibwo rero Imana iri kuzanira abantu ngo banywe. Uwanze kunywa aba ari umupfapfa. Uwanze kunywaho aba ari iki? Aba ari umupfapfa. Imana nibyo iri kutubwira, nk'uko twatangiye tubibona ko turi kureba inzoga. Niba utari kunyumva icyo ndi kuvuga nicyo ndi gushaka kuvuga, umenye yuko ufite umusaraba he mu mutwe, ukeneye ugukura kuri uwo musaraba. Kugira ngo uve kuri uwo musaraba rero ugomba kwemera kwikorera umusaraba wawe kugira ngo ubashe kuwuturwa. Nta kindi rero kiwugutura, niwo murimo Yesu yaje gukora. Umurimo yaje gukora rero niwo kudukura ku musaraba, akaducungura, akikorera umusaraba, twebwe tukabaturwa. Niyo mpamvu mu Baefeso igice cya 5 ku murongo wa 18
Abaefeso igice cya 5 umurongo waho wa 18 twahawe inama igira iti kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubusambanyi ahubwo mwuzure umwuka mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihangano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Nukwanga icyo tugomba gukora tureke gusinda inzoga zirimo urugomo, zirimo ubukubaganyi. None mu by'ukuri inzoga ni iki mu gihe turi muri Bibiliya? Turareba muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 atubwira ngo 16 ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ibyanditswe byera bifite umumaro wo kwigisha umuntu. Icyo nicyo cya mbere. Nukwanga icyo dusomye cyose muri Bibiliya tugomba kugikuramo inyigisho no kumwemeza ibyaha bye. Icya kabiri, icyo dusomye cyose muri Bibiliya tugomba kubonamo icyaha cyacu no kumutunganya. Ikintu cyose dukoze muri Bibiliya kigamije kudutunganya. Icyo dusomye muri Bibiliya kigamije kudutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ijambo ryose usomye muri Bibiliya, ijambo ryose usomye muri Bibiliya rikubiyemo ibintu bine. Cya mbere ni inyigisho, cya mbere yakwereka ibyaha ukabireka ugatungana, hanyuma bikakuyobora bikaguhanira kugukiranura aho uri. Ni ibintu bine. Ngaho aho twagiye dusoma inzoga hamwe, Imana iratubwira iti twagiye dusoma inzoga mu nyumve neza. Muri Bibiliya hari aho batubwiye ko tutagomba kunywa vino nk'uko byabwiwe nyina wa Samsoni. Hari aho batubwiye ko tugomba kunywa tudagasinda. Hari aho batubwiye ko inzoga ari urushungano zihabwa wenda gupfa. Hari n'aho batubwiye yuko nidusinda ntitukajye tunywa izidukubaganisha. Hari n'aho batubwiye ngo tunywe gake, tureke kunywa amazi gusa nk'uko byabwiwe Timoteyo. Izo inyigisho ukuyemo ni iyihe? Icyaha cyawe ukuyemo ni ikihe? Ni iki ugiye kureka kugira ngo wezwe? Ese ni iki kizajya kikuyobora mu bugingo bwawe? Ngibyo ibyo tugamije kugira ngo buri muntu wese amenye, kugira ngo umuntu wese ayoborwe n'igitabo cya Bibiliya. Tureke kuva mu byo abantu batubwiye bakurikije, tuve mu byo abantu batubwiye bakurikije irari ryabo, batagamije kutwigisha kugira ngo tumenye ibyaha, tubireke tubeho tuyobowe n'igitabo cya Bibiliya. Umuntu aza kuvuga ngo twakirijwe kubw'ubuntu, ngo Yesu yaraje byose yarabirangije. Ese icyo yarangije ni iki? Wowe ukikoreye umusaraba. Niyo mpamvu rero tubasaba, twaherewe ubuntu kandi dutangira ubuntu, muze mutugane tubafashe. Ntabwo ari twe tubikora, ahubwo ni umurimo Imana ikora ibinyujije kuri twe. Ndamya nashidikanya ko uyu murimo nta handi wawukura uretse muri iki gihe cyacu kuri twebwe. Murakoze, mukomeze kubana natwe. Dutegereje comments zanyu ndetse no gufata ibyemezo byo kugira ngo twige, kuko muzamenya ukuri, ukuri niko kubatura. Niba rero niyo mpamvu dusoma muri Matayo igice cya 13. Matayo igice cya 13. Aya magambo nayo arongera akaba ahishe cyane.
tubanze dusome umurongo wa 34, 13:34. Ayo magambo yose Yesu yigisha abantu mu migani, kandi ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo, nzabumbura akanwa kanjye nce imigani, nzavuga amagambo yahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo rero aya magambo tuba turi kuvuga ni amagambo yahishwe, ni amagambo y'imigani. Ushaka kuyasobanukirwa nuko yemera kwigishwa, maze asezera ku bantu, yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati, dusobanurire umugani w'urukungu rwo mu murima. Nutegera rero, nudakurikira ngo usobanuze, uzasaza utamenye, ndetse uzasazira mu byo utazi, nawe uzahinduka icyo ntazi mu maso y'Imana. Murakoze rero, mukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.